nongeye kubasuhuza nizere ko mwese mumeze neza mukomeye kandi mwaramutse amahoro. Reka mvuge ngo mwese igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha. Hanyuma dushimiye Imana data wa twese iyo yaturinze tukaba twaramutse amahoro, ntabwo ari ku bwacu nubwo no kubw'imbaraga zacu, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Hanyuma rero twongeye kubashimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe kuri channel Eke TV Show. Yesu abamugisha kandi Imana ibakomereza amaboko. Iyo tuvuze ko kuko tuba tubwiye n'abatarabikoze kugira ngo nabo babikore, Imana ibamugisha. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rito kandi mu minota mikeya, kandi n'ijambo rihindura cyangwa se n'ijambo rigusubizamo imbaraga. Imana ishimwe. Birashoboka ko umuntu yacika intege wenda bitewe n'ibigeragezo, birashoboka ko umuntu yacogora bitewe wenda n'ibimusubiza inyuma cyangwa se n'ibishaka yuko adakomeza urugendo, ariko naje kukubwira ngo uyu munsi wa none Imana ije kugukorera igitangaza abantu batigeze bitega mu bitekerezo byabo cyangwa se mu bwenge bwabo batigeze batekereza, kubera ko wanambye ku Mana ukihangana ugategereza. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo ahirirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye abayizeye. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Imana irahaguruka iraza gushyira mu mahoro abo bacunira imboni. Ihangane. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo uri gucogozwa n'ibyo bigeragezo, nubwo uri gucogozwa n'izo ntambara, ariko nagira ngo mbwire ngo ni igihe gitoya. Muri ibi aravuga ngo siko bizahora kuba mutegereza, keretse ababa mu isezerano ari nta mpamvu. Abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni, ariko igihe cyose buri muntu wese yihanganira ibimugerageza, intsinzi iraboneka. Imana ishimwe. Reka dusome amagambo y'Imana hanyuma ubundi tuganire. Reka tubanze dusenge. Mana uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, Imana ikomeye, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana yumva gusenga kw'abayisenga ku manywa ndetse na nijoro. Turagushimiye uburyo baturinze tukaba twaramutse amahoro, ntabwo ari ku bwacu nta nubwo ari no kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni ubuntu bwawe bwinshi data bujero watugiriye. Aibene constize fonde contaise mende tasine vonetra. Duhamagaje ubwiza bw'Imana kugira ngo buze bubane natwe, kandi imbaraga z'Uwiteka zibe mu ruhande rwacu. Uyu munsi tubere umunsi w'amahirwe kandi tubere umunsi w'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye rero uzubane natwe muri mwanya tugiye kuba mu ijambo ryawe, uzubane natwe kandi uzubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome igitabo cya Esiteri. Turasoma ibice byaho bitandatu. Turahera ku murongo waho wa 5. Igitabo cya Esiteri, ibice byaho ni bitandatu. Turahera ku murongo wa 5. Dusome twumve icyo Imana ivuganye natwe mu ijambo. 5 aravuze ngo abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'umwami, umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami kubarusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ihetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza uwo umwami akunze kubaha. 11. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana avuga uburyo Moridekayi yari ari ku irembo ry'isuzugurwa, ariko nubwo yari ari ku irembo ntabwo yigeze atakaza umwimerere we, ntabwo yigeze ava ku Mana ye, ntabwo yigeze ahemukira Imana.
igihe kiragira ngo umwami abura ibitotsi, niko gutumiza yuko bamuzanira igitabo cy'ubucurabwenge kugira ngo agisome. Hanyuma bavuga ku nkuru z'uko Moridekayi uyu nguyu niwe waburiye umwami ko hari inkone ebyiri ngo zashakaga kwica umwami. Hanyuma ngo aza guhamagara abagaragu arabaza ngo mbese uyu mugabo witwa Moridekayi hari ishimwe yigeze ahabwa cyangwa se hari ingorane yigeze ahabwa? Bibiliya itubwira ngo iki? Iravuga ngo baragize aramubwira ngo nta ngorane yigeze ahabwa ndetse nta n'umugabane yigeze ahabwa. Ngo aragira ababaza ngo mbese mu rugo hari inde? Haleluya! Bibiliya ivuga neza, ivuga ngo iki? Iravuga ngo Hamani yaraje aje gusaba Moridekayi kugira ngo amumanikire ku giti yari yaramuteguriye, ariko ntabwo yari azi umugambi Imana ifite kuri Moridekayi, ntabwo yari azi isezerano Imana yari ifitanye nawe. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo Abayuda barusha abandi nuko isi byasezeranijwe. Ihangane, ihangane, nubwo uri mu bigerageza ariko kuba waravuganye n'Imana. Ihangane, Imana izasohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Mu gihe abantu batiteze, mu gihe abantu badatekereza, Imana izakora icyo yagambiriye ku buzima bwawe, kandi icyo Imana yavuze kuri wowe izagisohoza. Ntabwo Imana ibeshya, ntabwo Imana ibeshya. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo mumubwire uwo Hamani yinjire. Ngo amaze kwinjira ngo umwami aramubaza ngo mbese umwami akunze kubaha mbese yagirirwa ate? Ngo muri we ariyongeza, yumva yuko nta muntu umwami yakunda kumurusha. Haleluya! Ngo yumva ko nta muntu umwami yakunda kumurusha. Ngo arangije aradondobekanya, aravuga bazana ifarashi itamirijwe ikamba, bazana n'imyambaro umwami akunze kubaha, ngo bayihereze ngo uwo nguwo umwami akunze kubaha, ngo bamugendeshe mu murwa. Mu bitekerezo bya Hamani ntabwo yatekereza ngo kuba ari isuzugurwa yazahabwa agaciro. Mu bitekerezo bya Hamani ntabwo yatekerezaga yuko uyu Moridekayi witeka yazamwibuka, ariko igihe kiba cyari cyageze, dosiye yiwe yari yubuwe. Imana ihimbazwe, nawe igihe cyawe kije kugera, dosiye yawe nawe irubuwe. Misdaribone tusebebo hariya dekita. Ihangane, donesta bibosane beyaki elongita wesini foria sibene otra pesha notista de siribonea iri foda tista de siribone kita na uzani itangazo monesha ribosti sabini otra rivuga ngo igihe cyawe kiragezwe. Aho waseberejwe niho uje gutambagirizwa. Igihe cyawe kirageze. Aho watesherwa agaciro niho uje guhererwa agaciro. Igihe cyawe kirageze. Uwiteka yubuye dosiye. Abari barakufashe ijambo, Imana ihinduye amateka, baje kugufata irindi jambo. Ihangane, ihangane, ni igihe gitoya. Muri ibyo niko yaririmbye, aravuga ni igihe gitoya intambara zigashira, kandi ni igihe gitoya ntabona Yesu. Ihangane, iri kugerageza mwene data, muzana itangazo rivuga ngo uyu munsi wa none Imana iri gukora igitangaza, kandi igiti bari baramanitse bazi kuzakimanikwaho niyo baje kukimanikwaho, kuko Uwiteka yubuye dosiye aguhereye agaciro. Aho bari baraseberejwe Uwiteka aguhaye agaciro. Ihangane, gatera cyariho kandi Imana yacyakora. Imana irinda ijambo yavuze ikarinda ibihe n'ibihe. Icyo Abayuda barusha abandi nuko tubitse byasezeranijwe, kandi Imana yacu ikaba ari inyangamugayo. Nuzana itangazo rivuga ngo ihangane, dosiye yawe irubuwe, igitabo cyawe kirubuwe, dosiye yawe igezweho. Ihangane, nawe uratabawe, ijuru rirakwibutse. Uwiteka ahinduye amateka y'ubuzima bwawe. Zamura harira ahantu uri, shimira Uwiteka, kuko uyu munsi Imana igukorera igitangaza kandi gifatika. Uyu munsi Uwiteka ahinduye amateka. Wari warabuze urubyaro, wari warabuze ko na ruguru, wari warabuze icyerekezo, imikorere yari yaranze, wagendanaga inyatsi, ariko ngo itangazo rivuga ngo uyu munsi wa none dosiye yawe irubuwe, igitangaza cyawe kikugezeho. Akira umugisha wawe, akira amahirwe yawe. Uwiteka aguhuza n'umugisha yagusezeranije. Uwiteka aguhuza n'igitangaza gikomeye. Akira, 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 akira. Imana ihimbazwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Lopa alisti sanemo oguri fosasimanga elo aitekita wesini bodra heta animo stiseheria. Umwami ndaramubwira ngo ibyo byose uvuze ngo hatavuze na kimwe mu bikorere Moridekayi. Umwe wirwa wicaye ku irembo wisuzugurwa, nubwo yari ari ku irembo yajyaga atakambira Uwiteka,
akamubwira ngo rata Uwiteka nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Aho yari ari ku irembo akahingingira Uwiteka akavuga ngo nubwo ndi ku irembo ry'isuzugurwa ariko Uwiteka avuganye nanjye, nubwo ndi ku irembo ry'isuzugurwa hari icyo wavuganye nanjye, nubwo ndi ku irembo ry'isuzugurwa hari icyo waganiriye nanjye. Imana ihimbazwe. Ngo akajya yegera Imana ngo yanga akajya akimbura amarembo kuko irembo yari ariho bishatse kuvuga ngo ryanyuragaho abantu benshi ngo basaga ibwami, akabakingurira akavuga ngo nubwo ndi kuri iri rembo ariko wavuganye nanjye. Yari ategereje isaha y'Imana, ntabwo yigeze acogora, ntabwo yigeze asubira inyuma, ntabwo yigeze atukisha Imana. Yakomeje kwizera ahagarara ku ijambo Imana yavuganye nawe, akomeza kuyizera, akomeza kuyiringira. Iryo rembo ry'isuzugurwa uriho oya wihacogorera, ahubwo Imana ivuganye nawe ngo akira izindi mbaraga, komeza uyubahishe nubwo uri mu gihe kigoye, nubwo uri mu bihe by'intambara, ariko komeza wubahishe Imana. Imana ije kugukorera igitangaza, nawe Imana ije kuguhesha agaciro. N'isari iboneye kitabangade heya, nubwo uri ku irembo ry'isuzugurwa, nubwo uri kubona intambara zabaye nyinshi, nubwo uri kubona ibigeragezo byabaye byinshi, ariko ngo haye itangazo. Nakubwiye ngo Uwiteka arakwibutse, dosiye yawe irubuwe. Inisani muhori yanikita, Imana iguhuje n'umugisha wawe. Mbere sindibone kota ikugarura ibyo umwanzi yari akunyaze. Done sindibonema nini pati so sinimaye ero aibekita wesinimo edahili yakita pone shandi desto sinimaye watika wezman aro fidi botita wesinibonea ngure bayire sisi libonea edete wazima. Imana ntabwo ibesha. Shuti mwene data wo nkurikiranye Elistaso ni mene konta Iberia, nagira ngo guitangazo mubwire ngo iyo umuntu ari mu gihe ciwe abantu bamufata y'ijambo. Iyo umuntu ari mu gihe ciwe umuntu aravugwa. Iyo umuntu ari mu gihe ciwe adosiribonehea arasuzugurwa. Ariko Imana ije gukora mu gihe abantu badatekereza, mu byo abantu batigeze bibwira, mu byo abantu badatekerezaho n'ibyo Imana ije gukora. Reka mubwire akantu kamwe. Dawidi ari mu ishyamba, berese ntabwo batekerezaga yuko Uwiteka yazamwibuka, ntabwo batekerezaga yuko yazaba umwami. Nubwo uri mu gihe cy'isuzugurwa, iyo umuntu ari mu ishyamba yihanganira imugerageza. Iyo umuntu ari mu ishyamba yihanganira idubu. Iyo umuntu ari mu ishyamba yihanganira intare. Iyo umuntu ari mu ishyamba yihanganira ibyo ahura nabyo bimuco